isa naho iganisha ku bigendanye no kurwanya ubukene no kongera ubuzima cyangwa kongera ireme ry'ubuzima mu Banyarwanda. Si imibare tubona yari y'agateganyo kugabanya ubukene ko muri 2005-2006 twe twihaye nanone ntego yuko icyo gihe abanyarwanda bari mu murongo w'ubukene wari ukiri hejuru cyane kuri 57%, tuvuye kuri 60% muri 2001. Murumva hagati ya 2001 na 2005 twari twagabanyijeho 3%. Twiha intego yuko muri myaka 5 ya IDPRS tuzajya kugera kuri 2012 twagabanyijeho ubukene 12%. Ariko imibare twabonye y'agateganyo iragaragaza yuko tumaze kubuganyaho byibuze 15%. Hamya yuko imibare yanyuma izaboneka mu kwezi kwa mbere nibwo tuzayitangaza, ariko iyo 15% niyo abatekinisiye babikora batugaragarije, ariko mpamya yuko dushobora no kuba twayirenga ku bipimo byose bigenda bigaragara birahuza yuko ubuzima bw'Abanyarwanda bwazamutse muri rusange. Ndetse bamwe dukorana nabo b'abahanga bamenyereye gukora imibare, gusesengura imibare igendanye n'ubukene, barareba 15% bagasanga bidashoboka, bakibaza bati nta gihugu kirabigeraho. Kuri bo byabirujije yuko dushobora kuba twagabanya ubukene mu myaka 5 ko 15%, ariko tubereka yuko ahubwo twagombye kuba twakoze no kurusha ibyo ngibyo. Tunizera yuko uko turi bujye mu kuvuga ingamba za IDPRS ya kabiri dushobora no kuba twarenza, duhamya ko tuzarenza iyo ngiyo, ko mu ntego imwe dufite IDPRS ya kabiri uguca ibyo twita extreme poverty, ubukene nyakuri. Nyakubahwa Perezida, iyo mibare wenda navuga amagambo make ibyo dukuramo, nayivuze amagambo make ko imibare ya IDPRS ni myinshi cyane. Twari dufite intego zigera kuri 44, ntabwo zose nashoboye kuzivuga, gusa yari yigaragaza yuko dufatanyije twese nk'uko byagaragaye mu kiganiro cya mbere twashoboye kugera ku bipimo bishimishije, ndetse icyo gipimo nyamukuru kigaragaza kugabanya ubukene turishimira yuko nabyo turimo tugenda tubigera. Yari intego nanone imwe muzo twavugaga icyo gihe yuko dushobora kutazazigeraho muri MDGs, kuko MDGs yadusabaga kuba twamanutse tukagera kuri 30% y'Abanyarwanda bari munsi y'umurongo w'ubukene. Ubu ngubu tukaba imibare tugaragariza ko twaba tugeze kuri 42%. Twizere yuko imyaka isigaye twaba iyo 15 twamanutseho tuzayirenza, tukaba turi hasi cyane ya 30% muri 15 ya MDGs. Ku by'ingenzi rero navuga twakuyemo twakwishimira, nakomeje mbigarukaho, gufatanya, guhuza imbaraga, gufatanya imbaraga ari z'Abanyarwanda, ari leta, ari abikorera, ari abaturage ku bwabo nyirizina, ari n'aba bandi tuvuga badutera inkunga muri rusange mu iterambere. Twese twafatanyirije hamwe kugira ngo dushobore kugera kuri izi ntego. Gufatanyiriza hamwe ari mu bikorwa, ari mu kumvisha abo bireba, ari no kugerageza guharanira kubigeraho. Ibyo byaradufashije cyane kandi tugomba gukomeza kubyubakiraho. Ikindi ni ya homegrown yari yavuzwe, ntabwo ndi buyitindeho. Iyi mirongo igaragara y'ibintu bitandukanye byashoboye kugerwaho byadufashe kwihutisha mu iterambere, kugera kuri iryo terambere twavugaga. Kubaka inzego no gushyiraho amategeko aboneye no gushyiraho za regulatory framework nazo zafashije kwihutisha iri terambere. Icyo nagaruko hano ngira kwa Perezida wa Repubulika yaramaze kwivugaho mu kanya, kubaka inzego ntabwo ari hano natanze ingero z'ibigo bimwe byagiyeho, ariko kubaka inzego kimwe mu bintu byadufashije cyane kugera kuri twagezeho ni imikoreshereze y'imari ya leta. Ni ahantu twashyize imbaraga cyane muri imyaka 5 ishize, muri imyaka ya IDPRS. Iyo urebye 2005-2006 twajya kurangiza umwaka dufite ikibazo cy'inzego zimwe za leta zananiwe gukoresha amafaranga y'ingengo y'imari zari zahawe, ariko ubu ngubu ahubwo tugira ikibazo cy'uko uko amafaranga yinjira bitindira abashyira mu bikorwa gahunda zitandukanye kugira ngo zishyirwe mu bikorwa. Nta kibazo na kimwe tugifite cyaho abantu badindira cyangwa batinda gushyira mu bikorwa gahunda ziba zarateganyijwe, ari byo rwose birimo bidufasha kugera kuri ibi ngibi. Ibyo bikajyana none no gushimangira kurwanya gusesagura, kurwanya gukoresha umutungo wa leta nabi, kurwanya ruswa, kurwanya corruption iyo ari yo yose, bituma amafaranga yose tubona arayaturutse mu misoro ya leta, arayaturutse hanze, ashobora kubyara umusaruro ugira
ingaruka kuri bwa buzima bwiza bw'Abanyarwanda cyangwa no kongera ubukungu muri rusange. Numva nacyo ari ikintu gikomeye cyadufashe kugera mu byo twagezeho, kuko si ukurwanya ruswa gusa for the sake of kwanga abantu biba, ariko nuko iyo abantu bahugiye mu kurya ruswa no gutekereza gahunda za leta, gahunda zigira akamaro abaturage, birahagarara agatangira gutekereza we ibimugirira akamaro. Kuba rero twarashoboye kuboneza twese tureba umurongo umwe wo gushyira mu bikorwa gahunda zigira akamaro ku iterambere ry'ubukungu no kuzamura ubuzima bw'Abanyarwanda, ni ikintu kimwe rwose twavuga ko cyagize uruhare runini cyane mu kugera mu byo tumaze kugeraho, tukaba ari ikintu tugomba kwibandaho cyane mu gukomeza tujya imbere. Iki navuga ni ikoranabuhanga tumaze igihe tubivuga tubiteza imbere, nabyo urabona bimaze kugenda bifata umurongo byihutisha ishyira mu bikorwa gahunda zitandukanye, ari iza leta ari iz'abikorera. Iki nacyo ubona rero tugitangira kubona umusaruro wacyo, ariko ni kimwe mu bidufasha kwihutisha gushyira mu bikorwa izi gahunda zitandukanye tuganisha mu iterambere. Hari bimwe rero twakwibandaho wenda mu kunoza. Hari hakiri ikibazo cy'ubushobozi bwo gutegura cyane cyane wenda ku rwego rw'abikorera kuri za small and medium enterprises, ku mishinga mito gutegura imishinga ifatika yatuma abantu babona amafaranga. So harimo gahunda zagiyeho wenda zigitangira zo guteza imbere urwego rw'abikorera abaciriritse, bato n'abaciriritse. Aho ngo turasaba kongeramo imbaraga kugira ngo dushobore kubona Abanyarwanda benshi bajya mu mirimo itandukanye, nk'uko nyakubahwa perezida yize kubivuga, ibaha imirimo bakareka gutegereza bo guhabwa imirimo, ahubwo gukomeza guhuza imikoranire hagati yacu. Nubwo twavuga ko ari imwe mu nkingi zadufasha kwihutisha iterambere, ariko turacyagera tubona muri sigisigi bitagenda neza. Ibyo nabyo dusaba kwihutisha gushyira mu bikorwa cyangwa kunoza. Hari gahunda zimubona zari zitarafata imirongo, hari urwego twashyizeho ku rwego rw'akarere ruhuza abafatanyabikorwa bose, ubona byari bitaranoga neza. Nabyo dusaba ko kujya imbere tuzihutisha kunoza neza kugira ngo dushobore guhuza ibikorwa ku rwego rw'uturere. Ikindi wenda gikunze kugorana, iyi mishinga nubwo twavuga ko tumaze kwihutisha imishinga ya leta muri rusange, ariko hari imishinga duhuriyeho ku rwego rw'akarere. Hari ingomero z'amashanyarazi duhuriyeho n'igihugu cya Kongo n'u Burundi, hari izo duhuriyeho n'ibindi bihugu, ubona hakirimo ubutinda. So birasaba yuko twagerageza kwihutisha uko dufatanya na bagenzi bacu batandukanye, kugira ngo ibikorwa nabyo duhuriyeho n'abandi dufashe kwihutisha ko byagerwaho. Uruhare rw'abikorera nari naruvuze, turasaba yuko twarushaho kunoza ishoramari, twarushaho kunoza uko abikorera bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu, ko nabo ku bwabo turabivugana kenshi, usanga nabo binenga yuko leta yabasize, kandi ubundi ahandi abikorera bagombye kuba bari imbere ya leta mu mikorere. Nyakubahwa perezida, rero navuga tujya muri DPRS ya kabiri, hari road map twihaye cyangwa inzira twihaye y'ukuntu tuzabigeraho. Nk'uko nari nabivuze, tuzajya kuri slide ya kabiri ikurikiraho. Ko nabivuze, mu kwezi kwa mbere nibwo tuzatangiza igikorwa cyo gutegura DPRS ya kabiri. Tukaba tuteganya yuko mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka bizaba byarangiye, bikazaba ari byo twashingira gukora ingengo y'imari ya 2013-2014. Kandi tukaba twizera yuko ibyangombwa byose tumaze kubitegura, twamaze gukora isuzuma y'ibyo twakoze muri DPRS irangiye, naho nk'uko bimwe nagiye binyuramo, aho dufite intege nkeya, aho twakoze neza twakubakiraho. Tukaba twizera yuko mu mpera z'umwaka utaha 2012 tuzaba twabonye indi strategy cyangwa indi DPRS yadufasha no kurushaho kwihutisha iterambere tugana muri Vision 2020. So uko nabivuze, hari ibyo twagezeho byinshi, ariko ibyo tugomba kugeraho inzira cyari ndende. Komeza inzira cyari ndende, kuko aho tugomba kugana ni henshi. So no kurushaho gukura amaboko mufuka. Hari ibyo tumaze kugira kubakira kuko kumenya gukorana, gushyira imbaraga mu byo dukora byose. So bikaba bisaba rero ko dutangira gutegura iyi DPRS ya kabiri, niyo na mentality cyangwa n'ibitekerezo byo kwihutisha iterambere. Hari ibintu bimwe wenda by'ingorabahizi tuzahura nabyo ko tugenda tuganisha mu iterambere ryacu, byari byavuzwe mbere.
bigendanye n'ubukungu bw'isi busa naho butameze neza muri iki gihe. Usanga abanyaburayi bafite ibibazo by'imyenda ibugarije, abanyamerika bafite ibibazo nabo by'imyenda no kutumvikana uko bacunga neza cyangwa se bacunga nako ingengo y'imari yabo no kugabanya icyuho mu ngengo y'imari yabo. Ibyo byose bitanga urujijo cyangwa bitanga igihu y'uko byo bizaba bimeze imbere mu rwego rwa ubukungu bw'isi muri rusange. Ibyo bigira ingaruka ku bukungu bwacu mu rwego rw'ibintu twohereza amahanga, amafaranga y'abashoramari baza mu gihugu cyacu, abakerarugendo. Ibyo ngibyo ni ibintu uko dukora ibi byose rwose. Cya kiganiro cya mbere kiradufasha ko tubikora tuzi ko turi mu isi isa naho ifite ibibazo bidasanzwe, tugomba guha tuzirikana dutegura iri terambere ry'igihugu cyacu tugana kuri vision yacu. Ikindi twakwibandaho ni ukunoza cyangwa gukomeza gushimangira ibyiza twagezeho muri DPRS ya mbere, harimo mutuelle de santé, harimo vision 2020 umurenge yari yavuzwe, harimo no gukomeza kuri amashuri ya bose ku myaka 12. Ikibazo cy'ibikorwa remezo twanari nakigarutseho ko ari kimwe mu bikiri ingorabahizi mu koroshya gucuruza cyangwa se mu koroshya ubucuruzi mu gihugu cyacu. Hari imishinga itandukanye yatangiye gushyirwa mu bikorwa iganisha koroshya iki kibazo. Ubwo ko dufatanye twese kwihutisha iyo mishinga bizagira uruhare mu kwihutisha none iterambere. Ikindi kibazo dufite cy'ingorabahizi ubu ngubu ni ikinyuranye hagati y'ibyo twohereza amahanga n'ibyo dukurayo. Hari ingamba zemejwe na leta uko tuzishyira mu bikorwa guhera uko zemejwe muri uyu mwaka, zisaba ko twazitaho cyane kuko ni ikintu gikomeye cyane, avuga kimwe mu bibazo byihuse tugomba kwibandaho. Uko turushaho ku job creation ni uguhanga imirimo no kuzana ishoramari ryongera imirimo. Hano haracyarimo ikibazo tugomba kwibandaho mu gutegura DPRS ya kabiri, kongera abaturage batuye mu mijyi no kurushaho kunoza ibyo gutura mu midugudu. Ikindi kibazo wenda gikunze kubaho kigaragara kivugwa hirya no hino cya climate change, imihindagurikire y'isi, kandi turabona ko byatugezeho tugira imvura nyinshi n'imyuzure. Nabyo uko twiga iri terambere tugana aho tujya nuko ibyo byose tugomba kubishyira muri gahunda, tugomba kubifata muri gahunda zacu tuba dutegura z'iterambere. Mu gutegura rero DPRS ya kabiri hari ibyo twise imirongo minini tuzagenderaho. Hari rapid economic development, iterambere ry'ubukungu ryihuse kandi rigera kuri bose. Harimo gukomeza gushimangira ubukungu butajegajega, macroeconomic stability, ari kimwe wenda manavuzeho muri byatumye tugera kuri iyi mibare navuga ishimishije muri DPRS ya mbere. Nuko twakomeje gushimangira iyo stability ya ekonomi yacu, ntabeho ibintu byo kuzamuka kw'ibiciro kwa inflation gukabije, ibintu byo guhindagurika kw'ifaranga, ku buryo ari abashoramari ari abandi bacuruzi bashobora kumenya iyo tuva n'iyo tugana mu rwego rwa ekonomi yacu ko ibihagaze. Ibyo rero bitanga icyizere ku mushoramari, binafasha kubungabunga agaciro k'ubucuruzi cyangwa agaciro k'umutungo abantu baba bafite. Icyo ni inkingi rero ikomeye tuzahora tuzirikana mu byo dukora byose mu gutegura iterambere. Kuba uyu mwaka tukiri kuri 7 nk'uko mwabibonye, inflation y'uku kwezi kwa 11 iri kuri 7.5%. Iyo urebye ahandi byageze kuri 30, byageze kuri 10 n'ibindi mu karere turimo. Ibyo biraterwa n'ingamba dufatanya twese kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Ni ikintu tugomba gukomeza gushimangira. Nanone muri rapid economic development harimo icyo gushyigikira iterambere ry'abikorera, kuko nabivuze hamaze gukorwa byinshi muri imyaka 5 ishize muri DPRS turimo turangiza. Akaba ari foundation, akaba ari inkingi ifatika cyangwa umusingi ufatika rwose abashoramari bagombye gushingiraho kwihutisha nabo iterambere. Kandi tukaba tuzakomeza none kunoza no gushyiraho uburyo bwose bwakorohereza abashoramari kugira ngo bagire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Gukomeza kunoza iby'ubuhinzi, agriculture modernization. Twongeye cyane umusaruro w'ibihingwa muri imyaka 3 ishize kuko nabivuze. Icyo tuzibandaho ni ukongera kugabanya
umusaruro utakara mu isarura, kongera ikoranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi ariyo mechanization, ariko no kongera kuhira imyaka kugira ngo tuzahore dusarura mu gihe cyose tukarekera gutega amaso imvura. Ikindi kwihutisha urbanization, gutura mu mijyi no kurushaho kunoza imiturire y'icyaro, no gukomeza iterambere ry'ubushobozi, human development skills. Twatangije ikintu cya TVET muri iyi EDPRS irangije, twabishyizemo imbaraga, ariko birasaba kongeramo imbaraga nanone ko iyo urebye ireme ry'uburezi haracyaburamo icyo kintu cya skills. Ni ikintu twumva dushaka kuzibandaho cyane muri EDPRS ya kabiri. Icya nutrition cyari cyavuzwe, nkuko nabivugaga, twongereye umusaruro w'ibihingwa, ariko turacyafite icyo kibazo cy'imirire mibi itararangira, nacyo gisaba kwigisha kurusha kongera umubare w'ibiribwa. Ibi byose dukora ikintu cyo kubaka ubushobozi, integrated capacity building, ni ikintu tuzibandaho cyane kugira ngo dushobore kunoza ubushobozi cyangwa se guteza imbere ubushobozi mu nzego zitandukanye za leta n'iz'abikorera. Uko mbizi twatangije uburyo budasanzwe bwo guteza imbere ubushobozi mu nzego za leta zimwe na zimwe, iyo twise strategic capacity building initiative. Turateganya kuzubakira kuri iyo ngiyo rero tugana imbere muri EDPRS tugiye gutegura. Iri nkingi ya kabiri tuzibandaho muri EDPRS ya kabiri duteganya kuzibandaho, ibi ni ibitekerezo tubaha. Wenda iyi nama tumaze gusaba ko itwungura ibitekerezo ukuntu twarushaho kuzategura EDPRS ya kabiri. Hari icyo nari navuze cya eradicating extreme poverty, guca ubukene nyakujya. Twavuga kugabanya ubukene muri rusange, ariko hari ibyo twita ubukene nyakujya, ibyo rwose dukurikije gahunda twari twatangije muri EDPRS irimo irangira ya VUP, twumva ari ikintu twaca mu gihe kitarenze imyaka 5 ikurikira. Kandi mu gutegura EDPRS tuzakibandaho cyane, gukomeza imiyoborere myiza, gukomeza gushimangira imiyoborere myiza. Kubyo dukora byose tubikora bishingiye ku miyoborere myiza nk'uko byagaragaye, nacyo ni kimwe mu nkingi tuzakomeza kwibandaho muri EDPRS ya kabiri. Hari ibindi tuzakomeza gufatanya, collaborative, njya kuri slide ikurikiraho, gukomeza gufatanya muri kwa kwihutisha iterambere nk'uko navuze. Uretse ibindi byose bikorwa, ariko ubufatanye bw'abafitemo uruhare twese ni ngombwa, tugomba gukomeza kubishimangira mu gutegura iyi EDPRS ya kabiri, gukomeza kugira uruhare rukomeye mu Banyarwanda, twishakira ibisubizo, kongera ubwizigamire. Ni ikintu nacyo tutashoboye kugeraho nk'uko twagiteganyije muri EDPRS, twumva tuzibandaho cyane dushingiye kuri izi za sako zimaze gushinga imirenge n'urwego rw'imari muri rusange rumaze kwiyubaka. Ikindi navuga cyagarutsweho cyane hano muri kwa kwishakira ibisubizo, hari gahunda turimo dutekereza muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi twazageza kuri leta, ariko numva navuga amagambo make hano bishobotse abari mu Shyano bakatwungura inama. Muri za gahunda twavugaga twishakiraga ibisubizo ari kubaka amashuri y'imyaka 9, ni abantu bashyizemo imbaraga zabo n'amafaranga. Ari gahunda ya gira inka, abantu batanze inka batanga n'amafaranga yo kugura inka. Ari gahunda ya $1 campaign. So twasanze ari ibintu Abanyarwanda bafite umuco wo kwishaka mu bisubizo. Twavuga ati wabinoza tugashyiraho ikigega duhurizaho amafaranga twakwita, hari amazina atandukanye tutekereza. Hari Rwanda Prosperity Initiative, hari Solidarity Fund, hari amazina turimo dutekereza, ariko icyo dushaka kuvuga ni ukuvuga ngo uretse imisoro dutanga isanzwe, ariko nk'uko Abanyarwanda bagaragaje yuko ubushake bashobora gushyiraho amafaranga akagira ikibazo akemura, twumva dushobora gushyiraho noneho tukareka kubikora mu buryo butari formal, tukareka kubikora pare hazard, ariko bikaba noneho ku buryo butunganyije. Ko twabaraga tugasanga umuntu atanze nka 1% gusa ry'umushahara we abona ku mwaka, Abanyarwanda bakora abo twashobora kubona byaduha byibura nka miliyari 6 ku mwaka. Ubwo ni ku mushahara gusa, ko ntabona imishahara gusa, ariko ushyizwemo n'andi bakongeramo dushobora kubona amafaranga yadufasha kwikemura ibibazo byinshi, bikatuganisha muri kwa gushobora kwishakamo ingufu zidukura mu bibazo. Twumva rero ari proposal dushaka gutanga yuko twayiga neza uko yakora, tukabihuza none umuntu akabazi ngo uyu mwaka ashobora gukora iki ngiki muri
ya maboko twishakamo bikazadufata kwihutisha. Hari gahunda ya Girinka irimo irangira, iyo dushobora guhita tuyirangiza twekura mu nzira. Hari gahunda twatangije gukwirakwiza amashanyarazi mu cyaro. Ahantu amashanyarazi ageze mu cyaro ubuzima buhita buhinduka, iterambere rikihuta cyane. Ni ikintu dushobora gufatanya dukoresheje uburyo budasanzwe, tukaba yantego twihaye yo kugeza abanyarwanda 50% ku mashanyarazi muri 2017 dukoresheje iyi nzira idasanzwe. Dushobora no kubigeraho mbere kuko tumaze gutanga imiyoboro y'amashanyarazi hafi mu gihugu hose. Hasigaye ya indi mitoya iyo twita distribution lines igenda ijya ku ngo. Dushobora dukoresheje izi mbaraga zacu kugeza abanyarwanda benshi ku mashanyarazi. Kandi icyo navuga nuko waba wese atanze iyi nkunga yishakiye muri make usa naho wizigamiye cyangwa nk'ishoramari, kuko abanyarwanda benshi bagenda bava mu bukene niko nawe ubuzima bwawe burushaho kumera neza. So numva ari ikintu rero tuzagerageza guteza imbere. Nagira ngo igitekerezo tugitange hano mu kirano mugishigikiye, twarushaho tukinonosora, tukazareba ko umwaka utaha twaba twashobora kugitangiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, numva amagambo make n'ibyo nashakaga kubagezaho. Ubwasigaye twakagira murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngira ngo Minisitiri Kanimba nawe yakwegera itsinda. Ndabona ikoranabuhanga rizana ibibazo byinshi by'ubucuruzi, ushatse wawe wegera hano tutirirwa tugusanga kure. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngira ngo twafata ibibazo 5 muri sale, nyuma tukaza kujya kuri za SMS na Facebook, naho tugafata nka 5, hanyuma nyuma yaho tukaza kwakira ibyo kuri radio. Niba ari sawa twatangira. Ngira ngo ariko abo muri sale ubwo Minisitiri mwamukurikiye yaberetse aho tugeze, atanga n'icyerekezo cya IDPRS y'ubutaha. Ngira ngo hari imirongo migari n'ibibazo yagaragaje, twaganira tubishakira ibisubizo cyangwa se dushaka inzira byanyuzwamo. Hari ikibazo yagaragaje cy'ubukungu bw'isi butifashe neza, ati tubigenze dute. Hari ikibazo yagaragaje cy'ibyo dukura hanze n'ibyo twoherezayo bitangana. Hari ibijyanye no guhanga imirimo, akaba n'ibijyanye ngira ngo na bwa buryo bw'umwimerere n'uburyo twabushimangira kugira ngo bushobore gukomeza gutanga umusaruro. Tanze ingero 3: mituwele, cyo kubaka amashuri n'umurenge viziyo. Ubwo ngira ngo twafatira aho ngaho tukagenda dushakisha ibisubizo by'ibyo bibazo. Uretse ko hari n'izindi nkingi yatanze avuga ati abakwerekeza aha byatanga igisubizo. Mvuze nka bikeya ntarondogoye, ati abaturage bagize uruhare runini mu gushaka ibisubizo. Diaspora nayo uruhare rwayo rukarushaho kwiyongera, ariko cyane cyane gahunda y'iterambere abaturage bakayigira iyabo kandi bakayigiramo uruhare. Umuco wo kwihangira imirimo ukarushaho kwimakazwa cyane cyane ku rubyiruko no ku bari n'abategarugori, ariko tukagira n'umuco wo kuzigama cyane cyane na private sector ikongerera ingufu kurushaho. Ngira ngo yasembuye ubwo twafungura hariya haruguru. Ndabona muri diaspora twafata umuntu hejuru hariya muri diaspora, hanyuma tukagaruka ku rundi ruhande. Murakoze. Nitwa Munyarugero Victor, nkaba ndi muri diaspora ya Canada, Toronto. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nazanywe no kwishyura kuko natwe waradusuye hambere ha Chicago. Abaturage rero barishimye, noneho barantuma bati genda muturamukize kandi uturebe n'umushinga wacu waturwanya nyakatsi aho ugeze i Bugesera. Abandi nabo barongera barantuma bati
turagira ngo uzatubwire perezida azarege Loni cyangwa se ministre w'ubucamanza umutegeke arege Loni kubera yuko yadutereye abavandimwe muri Toko Kicukiro barabica kandi bari bafite ubushobozi bwo kubarengera. Noneho bati rero nimba mwaratinye kurega uwo muregera uzabaho urugero bwa Israeli, n'ubu ngubu baracyabishyura kandi muzi igihe Abayisiraheli biciwe. Reka ndekeraho n'abandi babaze, mbaye mbashimiye. Urakoze nawe. Yego. Murakoze. Nitwa Emmanuel Karekezi, nkaba nturutse muri Australia, nkaba natumwe n'abanyarwanda batuye mu gihugu cya Australia. Nkaba rero mbanje gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse na Leta y'u Rwanda, by'umwihariko Ambasaderi Dr. Murigande, kuko ari muri bamwe bakoze ibishoboka byose kugira ngo tubashe kuza kandi tubashe gutanga ibyifuzo byacu. Bambwiye rero ngo mbabwire ko u Rwanda na Perezida wa Repubulika by'umwihariko ko mwagize uruhare rugaragara cyane ndetse mukaba mwarakoze imirimo ikomeye mukinjira muri East Africa Community ndetse na Commonwealth, bikaba ari bimwe mu bintu byiza cyane. Ikindi kandi bambwiye ko mu rwego rw'umutekano bimeze neza, na ekonomi bimeze neza, n'ubuvuzi bimeze neza, ndetse no kurwanya sida. Bantumye kandi kubashyikiriza ibi bikurikira: ko mwadufasha tukagira ubuyobozi buhagije, kuko biratugora cyane. Embassy yacu iri muri Japan ndetse konsila yacu i Melbourne ariko ntabwo ikora cyane. Hanyuma ikindi bambwiye ni ibyerekanye na education cyangwa se amashuri. Mu by'ukuri hari buruse nkeya cyane ziva hano mu kohereza abanyeshuri muri Australia. Twabasabaga yuko mwagerageza ndetse mukohereza benshi kuko bifitiye inyungu igihugu cy'u Rwanda. Ikindi bambwiye ni ibyerekeranye no gushora imari cyangwa se investment. Australia ngo ni igihugu gikomeye kandi gifite ekonomi ikomeye. Byaba byiza rero mufashije abanyarwanda hanyuma bakabasha nabo gushora imari zabo. Ndangije rero mbasaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubushize ubwo mwaje mu nama CHOGM ntabwo mwabashije kubonana n'abanyarwanda, mwari mufite imirimo myinshi ikomeye, ariko hari bamwe turi kumwe hano, hari n'abandi bari i Kigali baje b'abanya-Australia, bakaba bifuzaga ko byibura mwaduha audience tukazababona, kuko hariya ntabwo twabashije kubabona. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Urakoze nawe. Turabonanye ubu ariko turi hamwe mu nama. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina nitwa Mutabazi Moses, nkaba mva mu gihugu, ni igihugu gishya bita South Sudan. Muri Afurika numva ari igihugu cya 64. It is a 64 new country in Africa. Muri icyo gihugu mbayo nk'umwarimu muri kaminuza Southern University Juba. Nkaba naje hano magarira abanyarwanda n'igihe cy'amani wabo batuye muri South Sudan under umbrella Rwandan community in South Sudan. Ngwikaze mwese mu Rwanda. Muri South Sudan. Ni umunezero.
nyakubahwa perezida munyemereye nta bibazo mfite gusa ni message bamaye ngo nyibashyitseho. Abanyarwanda batuye muri South Sudan nk'uko mubizi ni igihugu gishya, bafite ibyifuzo bibiri. Biramutse bikemutse ndumva n'ibibazo baba bafite wenda ko byaba bikubiye muri ibyo ngibyo. Icyifuzo cya mbere nyakubahwa perezida unyemereye, baravuga bati nibishoboka yuko twagira embassy muri South Sudan. Icyifuzo cya kabiri, dufite abanyarwanda benshi uretse abikoresha ku giti cyabo, hari n'abanyarwanda bari yo kuri missions zitandukanye, tukavuga tuti se ko hano dufite Rwandair, kuko akenshi ufata flight ukajya Entebbe kandi ukongera ugakomeza ukaza hano. Turamutse tugize iyi avantage tukagira flight vano direct ikajya Juba, byaba ari ingirakamaro. Murakoze. Murakoze nawe twajya hariya muri side inzego zibanze. Bahati babaha mikoro ego. Murakoze. Mbanje gushimira Perezida wa Repubulika gahunda nziza. Twibwire ariko. Nitwa Lisa Babo, mpagarariye inama y'igihugu y'abagore mu mujyi wa Kigali. Mbanje gushimira gahunda nziza y'umurenge Sako yo guteza abagore imbere n'abanyarwanda muri rusange, ariko noneho by'umwihariko nkaba nari mfite icyifuzo. Minisita wa Minikofini atanga ikiganiro atubwiye ko mu ngamba za IDPRS harimo guca ubukene nyakujya. Bikaba byaragaragaye ko abagore cyane bari rubanda rugufiya, nubwo hari umurenge Sako batari bashobora kujya mu murenge Sako kugira ngo bashobore kubona inguzanyo bitewe no kutagira icyo ingwate. Nkaba nifuzaga cyangwa nasabaga ubuyobozi bwo bireba ko hakwiga uburyo uriya mugore wo hasi nawe yabona uburyo yagera ku ifaranga rikamugeraho. Murakoze. Dufate ikindi hari haruguru nyine. Murakoze. Nitwa Ikimanizanye Marie Chantal, nkaba naje nturutse mu karere ka Nyabihu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, manje kubashimira kuri serivisi zitwegereye mu duhe. Nk'uko Minisitiri w'Imari amaze kubivuga, nta terambere nta kigo cy'imari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri ibi bigo by'imari bitwegereye, iyo umuntu abonye inguzanyo biba ngombwa yuko aza gufata certificat d'enregistrement muri RDB. Turashimira na serivisi baduha, ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, izo serivisi zituri kuri, kuko kugira ngo umuntu aze kubona iyo certificat bisaba yuko aza hano i Kigali. Tukaba dusaba bibaye ngombwa yuko iyo serivisi yakwegezwa hirya no hino mu ntara. Murakoze. Murakoze nawe. Kugira ngo twaba duhagarariye aho, sinzi niba pano ya kwakira ibyo bibazo cyangwa twakongeraho za SMS ifite. Hari SMS ebyiri, hari uwitwa Eugenie, ibibazo bibiri bigufi, ati abambuwe na microfinance amaherezo azaba yahe. Icya kabiri uwitwa Muhira ati kuki dufite chaîne imwe ya televiziyo. Hanyuma hari indi witwa wa Facebook witwa Ndayisaba Edouard, ati mu guteza imbere small and medium enterprises biracyari ikibazo gikomeye cyane kubera impamvu ebyiri. Akanazitubwira ati ya mbere, atabashinga SMEs usanga ari abasore n'inkumi bakirangiza kwiga ariko bakaba badashobora kubona ingwate baha amabanki kugira ngo abahe amafaranga. Ese leta irateganya iki kugira ngo iki kibazo cyo kubona inguzanyo muri banks kuri ba rwiyemezamirimo bato n'abaciriritse gikemuke? Icya kabiri, indi impamvu ya kabiri ati
iyo ba rwiyemezamirimo bato n'abaciriritse babashije kubona isoko rya leta, usanga hari igihe banki zibizera zikabaha inguzanyo bashingiye kuri kontaro baba bafitanye n'ikigo iki n'iki cya leta. Ariko kimwe mu bibabaje bigoranye kuri ba rwiyemezamirimo ni uko bakora akazi baba babonye ku nguzanyo bafashe, ariko mu gihe cyo kwishyura banki bikananirana kuko ba nyiri gutanga isoko, ubwo ni leta, itinda kwishyura, aho usanga iyo utanze invoices bitwara ukwezi ko kwemeza invoices n'andi mezi 2 yo kwishyura, kandi wenda umwenda waragombaga kwishyurwa mu gihe gito. Atese leta hari icyo iteganya gukemura mu kugabanya bureaucracy mu nzego za leta mu kwishyura imirimo iba yakorewe? Ibyo hanyuma nyuma ngira ngo wenda nkahagarariraho. Hari uwitwa Hadolive yashinyije ku gihe.com ati abayobozi b'ibanze guhera ku rwego rw'umudugudu kugeza ku kagari bakwiye kugenerwa umushahara utuma badatega amaramuko ku muti w'ikaramu, bitazabaho bimera nk'ibyitwa pesa raporo byabaye hamwe mu gihugu cy'abaturanyi. ngira ngo twaba twakiriye ibi. Minisita mukagerageza ku Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twakwishimira ibibazo byatugerejweho, ubwo ndaza gufatanya na bagenzi banjye kubisubiza. Ku kibazo kimwe cyabajijwe kuri sako cyangwa se ku bigo by'imari birimo bijyaho byaba abitagerwaho n'abategarugori, hasanzwe hariho ubundi ikigega cy'ingwate cyagenewe gufashwa abategarugori. Ariko icyo navuga ni uko ejo bundi dutangiza gahunda y'umurenge sako, aho twagiye hirya no hino mu gihugu, nuko twabonaga bafashe imyenda abenshi muri za sako ari abategarugori. So numva rero mu by'ukuri iyo urebye uruhare bamaze kugira mu iterambere no mu ishoramari, mbona ahubwo imishinga mito iciriritse myinshi ikorwa na sako irimo abategarugori. Urugero natanga wabivuze n'umujyanama cyangwa hagarariye abagore muri Kigali, aho twatangije sako mu murenge wa Kigali hejuru mu musozi. Twabonye ubuhamya bw'umudamu wari watangiye afite amafaranga 100 bishyize hamwe, bafite batangira bashyira hamwe amafaranga 100, batangira abantu 50, aza guhera ku 50 ayashyira muri sako, ari wari utahiwe muri icyo kibina bari bafite. Ariko mu gihe cy'amezi 6 yari yahereye kuri ibyo 50 agenda yiguriza yishyura. Icyo gihe tubwiraga yuko araje maze kugera kuri miliyoni 2 z'amafaranga yari afite akoresha mu bucuruzi bwe. So numva rero nubwo turimo dukora gahunda zitandukanye zo gufasha abategarugori n'urubyiruko by'umwihariko, ariko iyo urebye izi gahunda ziriho muri rusange zigenewe abanyarwanda bose, njye mbona abategarugori barazigizemo uruhare rushimishije kandi twakomeza kubibashishikariza. Ariko twari twavuganye na minisitiri ushinzwe iby'umuryango, nuko wenda sinayivuze muri kimwe tuzitaho muri iyi IDPRS ya 2, hari ikigendanye nyine no gufasha cyane cyane urwego rw'abadamu kwiteza imbere mu bucuruzi butandukanye. Iki navuga ikibazo cya kabiri cya RDB, cyo ndaza kucyerekera umuyobozi wa RDB. Abambuye na microfinance ndumva gavana yagishubije muri session ya mu gitondo, sinzi niba ari bwongere kugisubiramo, ariko cyari cyashubijwe. Ikindi kibazo kuki dufite umurongo umwe wa televiziyo, wenda icyo navuga nzi nshingiye ku byo tuganira na bagenzi banjye nk'umuntu ushinzwe iby'imari, nuko dufite umushinga wo guteza imbere televiziyo y'u Rwanda. Turimo turashora imari mu kubaka, twubatse iminara itandukanye mu gihugu hose. Turimo turubaka za studio zigezweho hano Kacyiru ku nzu kera yitwaga ya OBK.
mu mwaka utaha tuzaba dufite sheni 6 za televiziyo y'u Rwanda. So icyo kibazo rero ndumva kizakemuka. Bazaba bafite sheni 6 wenda ntibazazikoresha zose nka televiziyo y'u Rwanda, n'abikorera bashobora kuzikodesha bakazikoresha, ariko nuko numva icyo kibazo mu mwaka utaha kizaba cyakemutse. Ikibazo cy'ingwate ku bafata inguzanyo wenda nakirekera guverineri wa banki nkuru y'igihugu. Ba rwiyemezamirimo bishyurwa batinze kandi bafashe imyenda. Nyakubahwa Perezida, ngira ngo ikibazo tumaze kugisobanura kenshi. Hari ingamba zafashwe zitandukanye zo gukemura iki kibazo. Ubushize twari twavuze yuko hari ubwo wenda bitinda kubera abantu bafata ibicuruzwa by'abantu cyangwa batanga imirimo badafite ingengo y'imari yabigenewe, ariko ubu twashyize ikoranabuhanga mu bicungire no mu gushyira mu bikorwa ingengo y'imari. Kuri icyo twita bodo command gitangwa cyemeza ko rwiyemezamirimo agiye guha imirimo cyangwa serivisi leta, iyo bodo command itangwa ivuye mu mashini muri system idufasha gucunga ingengo y'imari. Ni ukuvuga yuko ubu ngubu nta muntu wagombye gufata serivisi cyangwa ibicuruzwa by'umuntu adafite ingengo y'imari yo kubyishyura, ko twaje gusanga ari byateraga ikibazo mbere cyo gutinda kwishyura. Ahasigaye rero ubwo tugenda tugeza gukurikirana inzego za leta zitandukanye kureba ko nta gutinda kurimo, kuko byaba binavugaga byo kunoza imikorere n'imicungire y'imari byadufashije mu iterambere. Kuba twatinda kwishyura ba rwiyemezamirimo ntabwo bidufasha twebwe nka leta, kuko ibyo dushinzwe no gufasha natwe gushyigikira iterambere. Mu gushyigikira iterambere harimo kwishyurira abantu ku gihe. Wenda igihe nagiye muri finance harakira ibibazo twamaraga hafi amezi 6 twishyuye, ariko uyu munsi ni gake cyane ngo dushobora kumara ibyumweru 2 tutishyuye, ku buryo buri cyumweru tubona raporo kuva kwa directeur wa Trésor atwereka amafaranga cyangwa se za OP zaba zimaze ibyumweru 2 zitarishyurwa n'impamvu byaragenze ukonguka. Kenshi bikaba hari utuntu tumwe tuba tutujujwe, ariko mu by'ukuri ni ibintu dukurikiranira hafi ko tuzi yuko byadindiza iterambere. So ni ikintu cyo kwishyura vuba rwose turabikurikirana hafi, ariko birashoboka ko hakirimo utuntu duke mu nzego zimwe za leta bitagombye kuba muri rusange ko leta ariyo yadindiza iterambere cyangwa itinda kwishyura, kuko ni ikintu twashyize muri gahunda zacu kandi tuzakomeza guharanira yuko nta muntu wundi twavugaga muri gahunda twari twihaye. Nuko umuntu agejeje fagitire nk'uko yabivuze yemejwe mu rwego rwa leta runaka, itagombye kurenza ibyumweru 2 itarakorerwa OP kugira ngo yegejwe muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, naho ntabwo twagombye kurenza ibyumweru 2 turayishyura. Ubwo byishyurirwa mu nzego zitandukanye nibyo tugenda dukurikirana byo kugira ngo, kuko none iyi system twashyizeho wenda iratwohereza kugaragaza igihe umuntu yakiriye yakoreye OP n'igihe yaba yarishyuriye. Ni ikintu navuga yuko tuzarushaho gukurikira muri iyi, uko turushaho kunoza imicungire y'imari ya leta. Umushahara uhagije ku bayobozi b'ibanze kugira ngo ubafashe kwirinda kwaka umuti w'ikaramu. Mu by'ukuri navuga yuko nta mushahara uko waba ungana kose wabuze umuntu uwo muco. Uwo ni umuco umuntu yagira kubera umuco mubi nyine, ntabwo yawugira kubera ko ashonje, kuko muri leta twese uko twishyurwa murabizi mu nzego zitandukanye za leta, nta n'umwe twavuga ngo yishyurwa amafaranga yamuhagije kumuha ibyo akeneye byose, ariko ntabwo bivuze yuko buri umwe agenda afata yaka imiti y'ikaramu. Kandi n'ibyo ndahamya yuko n'uwabibajije ari ukujeneraliza. Ntabwo twahakana wenda ko haba hatari umukozi umwe muri ba bandi tuvuga bafite imico mibi waba waratse umuti w'ikaramu, ariko nta kibazo twavuga gihari cy'imishahara y'abakozi b'ibanze cyabatera kujya kugira umuco wo kwaka umuti w'ikaramu kugira ngo bashobore kwihemba. Ntabwo ari byo, ni ibintu turwanya, kandi ndahamya ko atari byinshi nabyo twakwirinda kubijeneraliza ngo tubigire nk'ari ibya bose kubera umwe waba warabyatse. Murakoze nyakubahwa, nasaba bagenzi banjye nabo bagasubiza ibindi bibazo. Murakoze. Reka ku cyambere ibijyanye n'inguzanyo abategarugori, hari n'ikigega cyishingira ibyo ngibyo. Minisita wagenda hano yarakwiye kutubwira the practice, ibiriho, ibikorwa, ariko ni nk'icyo umaze kurangirizaho.
hari ubwo ikibazo kiguma kigenda kigaruka gusa abantu bakivuga ariko kitanakiriho cyararangiye kera, ariko ibyiza ni ukumenya ikiriho, kiba kiriho ubu ngubu, the practice, ikibazo ni iki ngo tucyumve neza niba kinahari. Minisita wagenda natubwire kuko niba ari hano. Murakoze nyakubahwa Perezida, kuba bikurikirana tukabyumvira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tumaze iminsi tubonana na Central Bank ndetse na Minisita wa Youth, turimo kubikorana kugira ngo youth na women benefiting muri programs zihari zo kugira ngo accessing amafaranga. Ndumva governor niwe wafashe leadership y'iki kibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari amafaranga yashyizweho na y'inguzanyo n'ingwate ari muri BRD, ibyari ibigega byose by'urubyiruko n'abagore babishyize hamwe. Bimaze igihe kingana iki? Kimaze umwaka, Your Excellency, muri BDF. Ariko the experience hari no kuyumwaka bitaratangira gukora neza. Ariko ndumva bisa n'ibyagiyeho kera ibyo ngibyo, ahubwo ikibazo ntajye menya, hari ubwo ibintu bijyaho ariko imikorere yabyo umuntu ntamenya aho byarengeye. Ni ibintu bya kera rwose, numva si iby'umwaka ushize gusa. Your Excellency, nk'uko mubivuga byagiyeho kera, hari ikigega cy'abategarugori cy'ingwate, hakaba na microcredit program ya youth yitwa Kojad. Ariko mu gihe gishize bisa naho government yafashe policy yuko kubera ko bidakora neza ibyo bigega byose byajya muri BDF, muri BRD. Ubu rero dufatanije na governor wa Central Bank turimo kwiga system ndetse na Ministry ya Trade na Commerce, tumaze iminsi tugirana amanama ku buryo uku kwezi kutararangira, Your Excellency, hazaba gusobanura neza uko BDF iza accessinga credit ku bagore n'urubyiruko. Ndumva discussion zihari nuko hari barimo kugira abantu BDF icyo bivuze. Business Development Fund cyangwa? Yes sir. Ariko Your Excellency, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ikintu twafashe seriously twe na Minisiteri y'Urubyiruko na Governor wa Central Bank. Ndumva tuzageza kuri Premier Minister uku kwezi kutararangira tumugezeho policy nshya kugira ngo abagore n'urubyiruko bashobore kubona inguzanyo. Cyane cyane twizere ko bizajya mu bikorwa bigakora. Policy is one thing, implementation is another. So twizere ko mugiye gukora akazi gasobanutse. Okay. Batete, you want to say something? Yes, murakoze Your Excellency. Ni ku bibazo bibiri ngira ngo byari bisigaye, hariho nagira ngo wenda nungane Minisita wagenda kuri icyo kibazo nyine hahozeho ingwate y'abategarugori yari imaze imyaka myinshi cyane muri BNR, nyine nk'uko yari amaze kubivuga yimiriwe muri Business Development Fund. Ariko nagira ngo wenda mbahe elements za mbere z'abantu ubu ngubu barimo basuzuma bareba kuzafasha noneho wenda kufasha abategarugori n'urubyiruko. Kimwe mu gitekerezo nuko iyi fund yakwibanda cyane kuri za SACCOs na microfinance kugira ngo yibande kuri aya mabanki manini, kuko dushaka kugira ngo noneho inyungu yabo iyi fund ishobore kuba yagera kuri benshi. Ikindi cya kabiri, ubundi bajyaga babona ingwate ya 50% buri mutegarugori nangwa buri urubyiruko, ariko twabonye habaho discrimination ku bantu wenda bakavuga bati abadamu n'urubyiruko babone kuri 75% kugira ngo abe ariyo covering ingwate. Ubwo ni ukuvuga yuko iyo ngwate niba ibonye facility n'igiciro ubundi bakabiboneraho cyakabaye kigenda kiba gitoya.
noneho tukavuga tuti hagomba kujyaho noneho n'uburyo bwa gufasha ziriya za SACCOs, ukavuga uti hagomba kuba refinancing ariko kandi ishingiye umubare w'abategarugori n'urubyiruko bahinguzanya. Noneho buri banki ikajya ibikorera ikaba iziti niba abategarugori nk'ubu bari kuri 20%, niba nugeza kuri 40% tuzaguha refinancing ingana itya ku giciro cyo hasi. Ibyo noneho bigatuma za SACCOs zibona amafaranga menshi yo kugira ngo bagurize abategarugori benshi. Ikindi cyagaragaye nuko nanone hariho component ya training. Training bagakora noneho na Women Council ku rwego rw'igihugu kugira ngo ikore organization y'abategarugori kugira ngo abe bo benefitinga igice kinini cyane na Youth Council kugira ngo bashobore kuba bakorana n'iyo training. Nubwo bakorana na business development centers ziri mu gihugu, ariko by'umwihariko abategarugori n'urubyiruko bashobore kuba bakora organization yabo ku buryo bakoresha iyi fund. Tukabona iyo ngibyo bishoboye gukorwa byafasha benshi. Ariko icyagaragaye nk'uko bari babivuze nuko abategarugori bari mu byiciro binyuranye. Hariho abakeneye ingwate gusa, ariko hari n'abandi badashobora no kujya muri za SACCOs kubera yuko adafite ya mari shingiro, amafaranga agomba gushyiramo kugira ngo bamwemerere. Ayo ngayo tukavuga tuti n'iki kigega cyafasha bamwe kugira ngo bashobore kuba bajya muri SACCO nabo batangira ibikorwa by'amajyambere nk'abandi. Hanyuma hakaba ari na kategori yindi yo hasi nanone iyo ikeneye gufashwa kugira ngo izagere kuri urwego rwo kubona iyo ngwate. Ahangaha tukabona wenda inzego zakorana kugira ngo turebe nk'umushinga wa VUP ukuntu abantu bashobora kuba bafashwa bakagera wenda imfashanyo bakazamuka bakagera ku rwego rwaho bajya muri SACCO bakanabona noneho n'ingwate bagakomeza no kuzamuka muri ubwo bucuruzi. Ibi ni ibitekerezo bya mbere birimo bitekerezwa tubona yuko bishobora kuba byafasha abategarugori n'urubyiruko kugira ngo batere imbere. Ikindi cya microfinance nubwo cyari cyashubijwe, ariko nagira ngo wenda umuntu agaragaza ahangaha yuko ntabwo buri microfinance uko igize ibibazo ari uko leta izashora amafaranga. Ubu ngubu turimo turiga umushinga wa deposit insurance kugira ngo noneho ari amabanka ari ibigo by'imari iciriritse nihagira ikibazo nk'iki cyabaye noneho dukoresha iyo fund aho kugira ngo noneho ukoreshe leta ishobore gushyira kuba yashyira amafaranga. Ikindi cyo twavuze niyo mpamvu tunitonda ku bijyanye na licensing ya za SACCOs ni ukugira ngo zitangire zikora neza zujuje ibintu byose byangombwa. Akaba ariyo mpamvu nk'ubu ngubu ko imikorere twagiye dukoresha ubu kuri 416 hasigaye 5 gusa zitarabona ibyangombwa, ariko izabonye ibyangombwa bya burundu ni 96. Ariko kubera ko twakoranaga nabo tubafasha, ubu ngubu y'amafaranga atagaruka ni 0 n'ibice bitatu gusa, 0.3%. Ubundi izindi zaragendaga zikarenga 30, ariko ubu ntibaragera no kuri 1%. Bigaragaza ko nibakomeza imikorere bizashoboka yuko mu by'ukuri na ya mafaranga menshi akaba yari hanze, ayo mafaranga yakabagaruka mu banka kugira ngo ashobore kuba yafasha abantu benshi. Ahanga rero tukabona yuko nidukomeza kwifata neza bizafasha. N'ikindi kigaragara ni nacyo dusobanura n'abantu nuko hagiyeho credit reference bureau, cya kigega kireba uko imyifatire y'umuntu yaguze amafaranga. Imyifatire ni ukuvuga ngo niba utwaye amafaranga ntuzayagarure, ufite izina ribi, ariho hose uzajya gusaba ideni ntabwo bizashoboka. Icyo kigo amabanka yose, microfinance, insurance companies, EWASA, Telecom, bose batanga izo information. Ushobora kuba wifata neza muri bank, ariko na muri insurance utifata neza, nangwa muri Telecom. Ahangaha hose rero bizagaragaza uko wifata, noneho uko wifata neza, uko wishyura amafaranga, ni nako nanone igiciro cy'inguzanyo kigenda kimanuka. Ahangaha icyo kigo cyatangiye gukora, ni nayo cyanaduhaye n'amanota ya getting credit kuri yo twabaye abamunani ku isi muri ease of doing business. Ahangaha tukabona yuko ibintu byangwa byose bigenda bijya mu buryo n'abantu bamaze kubisobanukirwa, ndetse bakabaye bavuga bati turashaka kubaka izina ryiza kugira ngo tuzabone inguzanyo ku giciro gihendutse mu gihe kiri imbere. Ni ikintu nashaka kugira ngo mvuge, ariko hari ikibazo kijyanye na garanti. Minister wa Trade and Industry niwe wagikurikiranaga cyane ko kiriho abantu batarajya no muri batarifashisha amabanki. Ahangaha ngira ngo araza kugira icyo kivugaho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari ikibazo cya Edouard yabajije muri rusange gahunda iriho mu byerekeye guteza imbere SMEs, cyane
abanyarwanda biganjemo urubyiruko rukirangiza amashuri bavuga yuko bafite ibitekerezo by'ukuntu bakwihangira imirimo ariko bakaba batazi aho bakomanga mu by'ukuri kugira ngo batangire bafashwe. Nagira ngo mbonereho uyu mwanya tutangaze tunakore publicité ya porogaramu twatangije ejo bundi kuwa kabiri yitwa Hanga Umurimo. Iyo porogaramu mu by'ukuri ikigamije ni ugushakisha abo bantu bavuga yuko bafite ibitekerezo byo kwihangira imirimo ariko batazi uwo bagana kugira ngo atangire abafashe. Turateganya mu gihe cy'amezi 6 gukora phase pilot y'iyo porogaramu ku buryo ubu yaranatangiye muri buri district byibura tuzashakishamo abantu 50 nk'abo bafite ibyo bitekerezo, tubasabe gusa kubishyira ku gapapuro. Noneho nitumara kubabona hateganijwe porogaramu yo kubigisha ukuntu bategura umushinga business plan. Muri abo 50 nibamara gutegura uwo mushinga bazajya noneho muri competition y'imishinga yabo, dutoranyemo 10 muri buri district, ni ukuvuga abantu 300 mu gihugu hose. Ariko n'abandi basigaye tuzabashyikiriza ibigo bya BDF n'abandi bantu bose bari muri izi porogaramu zo gufasha abantu bafite SMEs kugira ngo barebe ko icyo babafasha. Ariko abo 300 bo twiyemeje yuko tuzabashakira ibyangombwa byose kugira ngo igitekerezo cyabo gishyirwe mu bikorwa kugeza igihe bigaragara yuko ari igitekerezo cyiza cyunguka, tukabashyikiriza amabanki bagakomeza gukorana nayo. Iyo porogaramu nirangira mu kwezi kwa 6 phase pilot, turifuza yuko noneho yazaba porogaramu ihoraho mu rwego rw'igihugu ku buryo umuntu wese ufite igitekerezo yabazi aho ajya gukomanga kugira ngo bashobore kumufasha mu by'ukuri kugishyira mu bikorwa. Iyo ni porogaramu iriho mu rwego rwa gahunda yo guteza imbere SMEs, nk'uko mubizi ari kimwe mu myanzuro yafashwe mu mwiherero w'abayobozi mu kwezi kwa 2 iri gushyirwamo imbaraga nyinshi muri uyu mwaka. Murakoze. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Wabajije ibya business registration kubijyana mu gihugu cyose. Hari ibintu bibiri RDB ikora. Icyambere ni decentralization, kubitwara mu buri district, buri karere. Ubu ngubu hari aho dufite liaison offices za business registration nka Muhanga, Gicumbi, Ngoma, Rusizi, Rubavu, ariko turashaka kuba dufite iyo office mu buri district yose yo mu Rwanda. Cya kabiri, ubu umuntu wese ku isi ushatse gukora business registration ari mu Rwanda cyangwa hanze ushobora gukoresha internet, ushobora gukora online registration. Ariko kuko abantu bamwe ntabwo bafite computers, so bazajya kuri zo liaison offices babikore online, kandi kubikora online ntabwo you don't pay a fee. So no encouraging, no gushishikariza. Murakoze President. Private sector hari igitekerezo mufite? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iraundi yari irangiye, ngira ngo mutwemereye twafata noneho n'ibyo kuri telefone. Ngaho abahamagara batwumva bajye babanza bazimye radiyo. nta radiyo ihari. Yego. Urinde, urahamagarira he? Halo, turakumva?
nitwa Uti Alexis nkaba ndi mu murenge wa Shira akarere ka Nyabihu. Ikibazo mfitanye na sosiyete yacukuye amabuye mu masambu yacu yitwa African Primary Tungsten. Yaragera cukura iherekejwe na agronome wari uhari w'umurenge, tumubajije ko mugiye gucukura nta mafaranga muduhaye indishyi z'imirima yacu biragenda ati ikintu atubwira yaravuze ati ibirahirwa ni ibintu biri hejuru mu murima naho amasambu na ya leta. Ubwo ikibazo ni uko cyagenze, yaracukuye igeze igihe iragenda ntitwabona indishyi z'amasambu yacu. Twabimenyesha ubuyobozi bw'akarere. Iyo sosiyete yitwa ngo iki? African Primary Tungsten. Ntabwo nabyumvise. Africa Primary Tungsten. Tungsten. Banyirayo ni bande? Ni abande? Niyo sosiyete niko twabonye ni umurenge wagize. Umurenge niwe wazanye sosiyete icukura amabuye? Baravuga ngo bafite ibyangombwa ngo biturutse mu buyobozi bwo hejuru ngo ntibacukure. Kugeza n'uyu munsi ntabwo tuye twasubiza. Meya wa Nyabihu araza kukitubwiraho niba akizi. Urakoze cyane. Hari undi? Munyarutse? Mu gihe abo kuri telefone bagitinze hari yego? Hello. Yego ye. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Nitwa Wizeye Amosi. Uri hehe? Ndi hano muri Kimonyi muri Buramira. Inkamira ni mu kahe karere? Mu karere k'Amajyaruguru ka Musanze. Yego yego ye. None nje gushimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Yego. Wewe watuvanye mu muhanda mbana n'ubumuga. Ndi kumushimira cyane, Imana izamuha umugisha. Yego urakoze cyane. None rero Umvikana 2008 nanjye nahawe ubutaka. Ubwo ikibazo naje kugira noneho baduha iminsi yo kuba twagiyemo badukura mu gihe cyabo. Mureke twumve. Yego twibwira. Nitwa Somana Celestine. Yego. Ndi mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Ngarama, akagari ka Kigasha. Yego. Ikibazo mfite mu gihe cy'isaranganya ryabaye mu 2008 nanjye narasaranganyijwe. Bampaye hegitari ebyiri. Bamaze kumpa hegitari ebyiri, abantu bari bafite ibikorwa byabo baza kuvuga ko bagomba kubikuramo mu minsi 30. Yego. Iminsi 30 irangiye ngarutse nsanga ubutaka bwanjye nahawe umuntu babuhaye. Ubwo kurikiranye mbajije umuyobozi wariho icyo gihe w'akagari witwa Ngarambe, ubu yarapfuye. Ubwo ambwira yuko aho hantu ngo atariho hanjye, anjyana mu gishanga hepfo amayo hegitari ebyiri. Baguhaye ubutaka hanyuma abari bafitemo ibikorwa ubuyobozi hanyuma ubwo ikibazo nagikurikiranye bijya ku murenge bambwira ko ahantu nahawe na Perezida wa Repubulika ariho ngomba gusubirana kubera yuko ariho mfite ibyangombwa. Yego. Ubwo ikibazo ndategereza reka da njya ku karere. Ubwo meya arambwira ati kuva ufite ibyangombwa kontra yawe ugomba gusubirana ahantu hawe, ati ubwo nzaza kuhaguhesha. Ubwo narategereje kugeza n'ubu amaso yaheze mu kirere. Meya wa Gatsibo hano araza aragusubiza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. hari ibindi bibazo twari twafashe kuri Twitter twabinyuzamo, ni ibibazo bigufi. Ikibazo cya mbere cyagiraga kiti 78 by'amata agurishwa ku buryo bwa informo, 22% gusa nibyo bigurishwa binyuze mu nzira ziri formo. Ibi bintu bizaguma bitya cyangwa bizakemuka biti? Ikibazo cya kabiri n'uwitwa Edwin ati raliwe Rwanda Isaka ijya kuri coast bite byayigeze he, izaza ryari?
icya gatatu ni uwitwa Mugisha ati EWASA n'imitangire ya serivisi ntabwo bisobanutse ngo amazi ntabageraho. Uwitwa Leonard Munganyira ngo ati imikorere ya BDC Business Development Centers ngo imikorere yazo ntabwo yari inoze, ati se uburyo bushya murabona buzatanga umusaruro cyangwa nabyo bizaba nta kigenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byari ibyo bibazo ngira ngo pano yabyakira. Tubanze meya wa Nyabihu kuri ya sosiyete icukura amabuye hanyuma abaturage ntibishyure. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, koko mu turere dutanga ibyangombwa ariko dutanga ibyangombwa byo kurambagiza, ariko kira kibazo uriya muturage avuze ubundi sosiyete yishyura ibyo hejuru ibyo hasi ntibyishyura, tukimenye aha urakizi ntukizi? Ntabwo cyari kizwi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ntabwo ukizi icyo kibazo? Hari umuntu ukizi hano? Hari abantu b'umurenge bari hano? ngira ngo twakimushinga akagikurikirana, turashaka kuzaza. Hari umuntu wateye wabuze icyo kibazo? Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo kibazo nitwa Mukaminana Angel, nkaba ndi umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu. Icyo kibazo hari abantu b'umurenge bari hano? ngira ngo twakimushinga akagikurikirana, turashaka kuzaza. Hari umuntu wateye wabuze icyo kibazo? Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo kibazo nitwa Mukaminana Angel, nkaba ndi umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu. Icyo kibazo narakimenye, noherezayo umutekinisiye ushinzwe gukurikirana abacukuzi. Abaturage yabahuje n'uriya kampani icukura, bagirana inyandiko y'ibintu azabishyura, yari yamuhaye igihe cy'amezi 2. Gusa ntabwo icyo ntahamya nuko ibyo bintu yamaze kubishyura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabikurikirana ariko cyari cyatugezeho. Murakoze. Urumva rero byari bizwi bigeze bitya, meya ntabizi, arahara meya wari ukwiye kuba ubizi. Abantu amakampani aza gucukura mu karere kawe ku buryo bigenda bityo ntunabimenye, hari ikibazo ubu mugomba gukemura. Mureke twumvikane. Meya icyo kintu ugomba kugikurikirana ukaduha igisubizo. Bari hehe meya tubwiye ko atabizi? Tuko utadusubiza se. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umuturage kiriya kibazo nibwo nyimenye, ariko ngomba kugikora nkagikura mu minsi. Ariko wari unakwiye kuba warakimenye. Ndi mushya. Uwo ni umwenda utahanye. Murakoze Nyakubahwa. So ugikurikirane rero. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngira ngo na meya wa Gatsibo twumvikane. Na meya wa Gatsibo yasubiza uriya muturage barategereje w'Ingarama. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cya Sibomana uko ndakizi,
mu gihe cy'isaranganya by'ubutaka mu karere ka Gatsibo uyu mugabo witwa Gahamanyi niwe wari utuye muri uwo mwanya ariko Gahamanyi akaba agaragara ko yari afite ahandi hanyuma ubutaka buha Sibomana umuyobozi w'akagari koko aza kugira uruhare mu kutamuhesha ubwo butaka kuko ubuyobozi komisiyo y'ubutaka yageraga ikomeza itanga hanyuma abayobozi basigaye inyuma akaba bagomba kubishyira mu bikorwa nibwo bagiye bamutuza ahandi ahari igisigara aho hantu hari igisigara cya leta biza kuvuga ko muri iyi minsi harimo gutegurwa kugira ngo bazahahinga umuceri nibwo Sibomana ayimenye ko ashobora kuba agiye kurenganwa nibwo yaje kubimbwira arabintekereza kwa mbere kimwe gishize mbaza umuyobozi w'umurenge ambwira ko injyanama yaba izahura ikabyigaho ku buryo n'imyanzuro yayo bayinyohereje mpita musaba ko agikemura mu cyumweru gitaha nkabikurikirana ikibazo nkagikemura twaranabonanye rwose murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika wabyihutisha rero murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika uzabikurikirane byihute bibe mu nzira murakoze ngira ngo twumvikane ngira ngo twakomeza ku bindi bibazo dukomeze RDB Business Development Centers murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabaje yuko uburyo ibishya bya BDS bizazana umusaruro kugira ngo yavugaga uburyo ubu ngubu dutangiye kuzishyira muri privatization icyo namusubiza ni ukuvuga nti nibyo nzi ko bizazana umusaruro sawa yumvise umusaruro nutaboneka ubutaha muzabonana twa Minevra hari cya gari ya moshi ngira ngo ni cya Ewasa no kugeza amazi ku baturage murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika icya gari ya moshi babajije ni umushinga duhuriyeho n'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi ariko twibaza yuko urebye akamaro watugirira ni na Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo yabigiramo inyungu nini cyane ni umushinga rero munini ungana n'ibirometero 1600 ikiguzi cyagaragaye mu nyigo itangira cyagiraga kuri miliyari 5 z'amadolari ni umushinga rero munini cyane ikiro kirakorwa ubu noneho no gukora inyigo inoze cyo twita detailed technical study yawo igaragaza mu by'ukuri uburyo byakorwa hanyuma no gushishikariza abashoramari kuko urumva umushinga ungana gutyo nitwateganya ko ibihugu byonyine ari byo byashobora kushoramo amafaranga ari abashoramari batandukanye ubone bakomeje kugenda gukurikiranira hafi tunaganira nabo kugira ngo turebe uburyo bwashirwa mu bikorwa ariko nanone tutibagiza ko nk'u Rwanda tukeneye cyane ngira ngo nabyo Minisita yagaragaje iyi mishinga duhuriyeho n'ibihugu duhana imbibi iragenda buhoro ariko cyane ari twe tuyikeneyemo imbaraga turakomeza rero tushishikariza abashoramari kugira ngo dushakishe uburyo bawitabira kugira ngo bitugabanyirize igiciro cyo gutwara ibintu dufite muri iki gihe gituma n'ibintu byacu koko usanga bihenze cyane ku cyawe wasa cyo navuga ko hari gahunda zitandukanye zo gutanga amazi hirya no hino tunasaba yuko n'aba rwiyemezamirimo badufasha cyane cyane mu duce dutandukanye mu gihugu kugira ngo badufashe nanone si no kudufasha ahubwo ni ukubibonamo inyungu bagira sinasubiza ku kibazo bwite cy'amazi abura ahantu runaka ariko nzi neza ko gahunda zirahari kandi zirakomeza kugira ngo amazi akwirakwize hose murakoze ikibazo cy'amata agurishwa informally ninde gisubiza
murakoze ahari kumwunganira. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndumva uwakibajije yagereranyaga amata ayo yise informo ni amata acuruzwa atatunganirijwe mu nganda, naho ayo yita fomo ni amata yatunganirijwe mu ruganda. Iyi mibare yaduhaye nibyo za statistique nibyo zerekana koko dufite ikibazo kinini cyane cy'inganda z'amata mu Rwanda, kuko usanga agura amata ku muturage hagati y'amafaranga 150 na 200, ariko kubera ibibazo by'imikorere y'inganda bisa nkaho bitarajya ku murongo, ugasanga amata arasohoka mu ruganda ahagaze hejuru y'amafaranga 600, kandi n'amata bashobora kugura mu baturage akiri make, abaturage bakishugurikira nyine bakajya kuyacuruza ku buryo bundi, ugasanga ku isoko hari amata adatunganijwe agura amafaranga 230 kugeza kuri 300, n'amata yaciye mu nganda ari hagati ya 600 n'amafaranga 900. Iryo soko ni ikibazo kuko ntabwo abanyarwanda nyine banywa datunganije, kubera yuko amafaranga baba bafite n'ubushobozi bwabo, ni ku isoko niko rimeze. Ibyo bibazo tubimazemo igihe tubitekereza. Mu by'ukuri usanga inganda zifite ibibazo byinshi. Hari ikibazo kijyanye n'imikorere yazo ubwazo. Hari nyinshi wabonaga zicungwa n'abantu ubona ibyo navuga n'ubuzobere bwabo mu byerekeye gucuruza, ubona basa nk'abasinziriye, ntibajye muri marketing ngo barebe koko n'ukuntu amata bakura mu ruganda bayageza ku isoko ku buryo bworoshye, bakayareza gukwepa bimwe na bimwe mu bibaca amafaranga cyane, nk'ibintu bya ambaraje bihenda. Ambaraje zirahenda cyane, ambaraje inganda z'amata zikoresha zirahenze, zongera cyane ku giciro cy'amata asohotse mu ruganda. Ariko mu kuganira nabo twasanze hari ukuntu ntabwo ari ngombwa amata kuyashyira muri ambaraje. Ushobora kuyakura mu ruganda ukayajyana muri za supermarché, ukayashyira nko mu kintu muri za furako, mu majerikani, abantu bakajya baza bakavoma bakagura amata ku mafaranga makeya, ugashobora guhangana na yandi ataciye mu ruganda. Kuko ikigaragara nuko inganda zishoboye kugeza amata ku isoko ku mafaranga ari hagati ya 300 na 350, bapiganwa n'adaciye mu nganda. Abantu bahindura uburyo baguraga amata bakitabira kugura aciye mu nganda. Mu by'ukuri nicyo kibazo kiriho. Inganda nyinshi dufite turi kuganira nazo kugira ngo turebe ibyakorwa bishoboka kugira ngo bashobore kugeza amata yaciye mu ruganda ku isoko ari ku giciro kijya kwenda kwegera igiciro cy'amata ataciye mu ruganda, kugira ngo bashobore kubona isoko. Mu magambo makeya nuko bimeze, ariko ibibazo ntabwo mu by'ukuri byoroshye, ntabwo ndi kubyoroshya. Hari nk'ikibazo twavugaga, umuriro bakoresha mu nganda urahenda cyane. Umuriro bakoreshaga mu nganda urahenda cyane. Hari n'uburyo logistics zo gukusanya amata uyakura mu baturage kugira ngo uyageze ku nganda. Hari aho wajya gusanga harimo abandi bantu hagati ba middlemen nabo bagenda bongeraho ibiciro byabo, ku buryo ubundi iyo urebye nk'ahandi mu bindi bihugu aho inganda zikora neza, usanga inganda ubwazo zifitaniye amasezerano n'amakoperative y'aborozi ku buryo bahita babaha amata nta wundi uciyemo hagati, bigatuma nabo cya giciro cy'uko amata azagera ku isoko ameze bagenda babona uburyo kugenda bakigabanya. Ibyo ngibyo ni bimwe mu biri kugenda bitekerezwa kugira ngo turebe ukuntu amata menshi koko yazagenda aca mu nganda. Ariko izo ngorane ziracyariho, nk'ibibazo bya ambaraje. Ambaraje rwose zirahenda, ni ikibazo kugira ngo ushobore kuyashyira muri ambaraje ziri ku isoko uyacuruze kuri litiro ambaraje igera ku mafaranga 150. Reka nkwereke minisita, mukoranye
na private sector federation mugakorana, ubu icyo gihe biba bizanyemo n'aborozi n'iki, ndetse mugakorana na RDB, mushobora kubona igisubizo. Niyo cyaba ari igisubizo kitubwira ngo biradutwara uburyo bumeze butya, buradutwara igihe kimeze gitya, ariko iteka iyo abantu bashyize hamwe bakumva ikibazo, iteka babona igisubizo. Kugira ngo tube twakicarana gusa nk'ikibazo twibwire ko kizakemuka, byo ntibishoboka. Kandi iki kibazo kiguma kigaruka buri gihe cyose, kije kenshi. Baravuga, mwavuze ikibazo cya amata agurishwa informale, formale cyangwa iki, hari ikindi kibazo. Byose bishobora kwigwa n'ibiri ku isoko, abantu bagashaka strategy y'ukuntu bagikemuka. Ntabwo ushobora kumara imyaka 5 cyangwa 6 price y'amata per liter ari imwe, haba ko amata menshi yabonetse ku isoko cyangwa yabuze, ariko igiciro kikaguma ari kimwe. Hagomba kuba hari ikibazo. Ariko abantu bakwicara bagashaka ikibazo icyo ari cyo. Umuntu yafata, ndavuga 5, bishobora kuba ari n'10. N'igihe inka zari nyinshi, amata ari make, inka ari nke, amata ari make mu Rwanda, price yari imwe. Naho inka zibereye nyinshi, price ni yayindi. Bivuze iki subu? Hagomba kuba hari ikintu abantu batiga neza ngo bashyire ku murongo. Private sector na Ministry of Trade. So nyirango abantu bava bakiha inshingano yo kujya kukiga, tugakoresha uburyo bwari bwo bwose dushobora kuba dufite cyangwa tugashaka n'ubundi tudafite, ariko ikibazo mbona cyakemukanye. Tukareka guhora tuganya gusa, abantu batubaza ibibazo tudafite ibisubizo. Nicyo nagira ngo mbasabe yewe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ubundi urebye ku isaha twari tugeze ku musozo, ariko sinzi niba twagarukira aha cyangwa twafata ibindi bibazo umwatu umurongo. We can take another 2 or 3 for the road. Murakoze. Gavana w'Amajyepfo. Diaspora. Ntabwo uri gavana, reka. Dore hano. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo ngira ngo ntabwo igitekerezo n'ikijyanye no kuzigama, muco kuzigama mu Rwanda mu by'ukuri hari intambwe imaze guterwa, ariko ntabwo uramara igihe kinini, ntabwo ari kera duhemberwa mu biro, mukoresha agahindukiza list ugasinya, ndetse naho dutangiye guhemberwa muri za banki umuntu akagenda akabaza ayagiyeho, igisubizo kikaba ngo yose ni mu yampe yose. Hari rero igitekerezo kimaze iminsi cyo kubitsa, nyakubahwa Minisitiri yakivuzeho muri presentation, cyo kwizigamira ku mushahara ku buryo bwakumvikanwaho n'ijanisha ry'amafaranga ryakumvikanwaho, kandi ababitangiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika bigaragara yuko atari bafite imishahara kuturusha twese, kandi byatanze umusaruro. Nkaba nasabaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko inama yasaba ko iki kintu cyakwihutishwa kigahabwa ingufu ko cyatuma koko ishoramari rishoboka ku ruhande runini. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Kugira ngo twafata hariya muzibanze hejuru ikindi kibazo kimwe, tugafata na SMS cyangwa twita kimwe. Munyarutse aho ngaho.
murakoze kumpa ijambo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimira uburyo. Nitwa Musabyamariya Valentine, nkanturuka mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nzige. Bwana Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimira icyizere mugumya kugaragariza abanyarwanda mu iterambere ryo kubaka igihugu. Icyifuzo nari mfite mu byerekeranye n'imyubakire y'umurenge Sako. Umurenge Sako mwagejeje ku banyarwanda kugira ngo rubanda rugufi rubashe kwizigamira rudakoze urugendo rurerure. Ariko impungenge zihari zikorera ahantu hafunganye mu mfunganwa, ku buryo wa muturage yaje atabasha kugera kuri serivisi yakagombye kubona. Nyakubahwa, ubwo rero icyo kibazo cy'inyubako za Sako mwakagombye kukireba kugira ngo izo Sako zibashe kugera ku baturage bose. Murakoze. Murakoze nawe. Ikindi kibazo cya nyuma kivuye kuri Twitter. Bati muri Ngoma ni muri Nyaruguru ngo abagitifu ngo bifatiye ubutaka. Ngira ngo biragaruka muri Nyaruguru. Meya wa kigerageza icyo cyo mu murenge wa Ngoma bavuga ko abagitifu bifatira ubutaka. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo kibazo ndumva ntari nkiza ariko ndagikurikirana vuba aho nsohokera muri iyi nama. Byari ibyo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari ibyashakaga igisubizo? Yes, Minister. Minister of Finance. Ngira ngo hari wo mu karere ka Rwamagana yabaje ikibazo cyaho za Sako zikorera. Icyo turimo dukora no gushishikariza, kandi nyinshi zimaze gutangira kubikora, ko ziyubakira, zatangiye koko zikorera mu mazu zitijwe na leta kugira ngo zitangire, ariko abaturage muri za Sako zitandukanye bagiye bishyiramo bagatangira no kwiyubakira inyubako. Twumva rero nibyo turimo dushishikariza n'ubundi za Sako zose gukora. Ntabwo batega amaso leta ko ari izabubakira, kuko n'ubundi ni ikigo cy'imari. Twe turabafasha kubaka ubushobozi bwabo, ariko tumaze kubona henshi ko bashobora kwiyubakira. Twumva n'abandi bakomeza bagafata iyo nzira. Murakoze. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ngira ngo mubyemeye mbere yuko mudusoreza uyu munsi, hariya haruguru hari abadutsiburiraho ka morali, ngira ngo ba meya ba Nyanza, Kirehe na ariko Your Excellency, wanza hari umugabo hari uwitwa Majyambere aravuze ngo niganwe n'ijambo rwose atashye atarivuze ngo byamubabaza. Silas. Silas Majyambere wamwima ijambo te? Arahari? Majyambere mwamuha ijambo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ba nyakubahwa mugize